mumbabarire rwose, mumbabarire inshuti bakunzi b'Imena TV show. Ngendi Imena Gitero nk'ibisanzwe mboreza amakuza ya rutabangira cyogere ku rugamba umushakamba utagira imbaho mu nda, nkaba rwisendekereza murimo rwa muri maratuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gumera nkiko, nkabidatirwa abahizi mu ikotaniro ry'abahizi rutarimba n'umugayo umugambi nkawutahana. Nitwa MC Imena Gitero, iyi ni Imena TV show. Nimumfashe mbashimire mwe mwafashe umwanya mukadukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye muri inshuti zacu. Ni mwebwe dukorera kandi iteka umusanzu wanyu uradusunika, umusanzu wanyu hari icyo dufasha, umusanzu wanyu hari icyo utuma tugeraho kandi kizima, umusanzu wanyu utuma ari urwego tuvaho tukagira urundi tugeraho. Ndabizi neza ko ushobora kudukurikira, kuba uri kudukurikira utameze neza, kuba uri kudukurikira utishimye, utanezerewe. Reka nkubwire ngo ihangane, mwisi niko bigenda, ibihe bihora bisimburana iteka. Uyu munsi wowe uvugwa abantu bakuvaho, uyu munsi wowe uvugwa abantu bagutererana, ariko Imana yiteguye kukugirira neza. Reka nkubwire ngo ihangane, ukomere kandi ushikame. Ni byiza rero gukora subscribe, ugakora share, ugakora na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kugenda bibagereraho ku gihe. Nirinze rero kuza kuri YouTube, ngira ngo harashize iminsi ntaza kuri YouTube, ariko igitumye nza ni ukugira ngo niyame abantu bamwe na bamwe. Nagiye mbona message zitandukanye abantu mwagiye munyoherereza, abagiye banyihanganisha, Imana ibahe umugisha, hanyuma bagiye banseka. Namwe igihe hari igihe cyabashyikira uretse ko nabibifurije. Abanyarwanda baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Hanyuma ikindi, ntabwo ibihe bibi umuntu ashobora kuba arimo uyu munsi ari byiza kubikoresha nk'intwaro imurwanya, nta nubwo situation mbi umuntu ari gucamo nonaha ukwiye kuyikoresha nk'iturufu imusebya, imusenya. Niba hari icyo ubona kitagenda neza mugenzi wawe yakoze, inshuti yawe yakoze, mbona ari wo mwanya mwiza wo kumwegera no kumuba hafi, ukamushyigikira, ukamubwira uti komera, ukamubwira uti hangane, aho kugira ngo umwereke ko awa nacyo nticyabona, nawe wavugwa, nawe wasenya, nawe waseba, nawe wapfa, nawe warwara. Ndagira ngo nkwibutse ko ibyo nta gisubizo bitanga, nta n'inkomezi irimo. Ntabwo rero none anganje gusubiramo kese uko yagenze. Ibiganiro mwagiye mubyumva ku ma YouTube channel atandukanye. Mama ni n'amahire kuba ndiho ngaburira Noheli, kubera ko we YouTube agiyeho bamuhira iryo 10 cyangwa 15 cyangwa 20, agaharabika, agasebya, akavuga ibyo abonye n'ibyo ashatse. Ibyo rero ntibizanahagarara, kubera ko namwe mwakabaye mubihagarika, mwe mwakabaye muhagarika ayo matiku, mwe mwakabaye mubwira umuntu ngo ibi wibikora. Mwebwe niho mucururiza, niho mubonera izo views, mubyita ngo nukumena umuceri. Noheli yagiye hari akavuga ati runaka yarasambanya na gutya kuri ABCD, mfite video y'igitsina cye kiri hanze. Nawe nk'umuntu uri bumukoresha uravuga uti sawa sawa, courage. Ibyo rero bikamumotiva, bigatuma ibyo adashobora no kubireka. Bivuze ngo ingeso nyinshi mbi zigaragazwa n'abantu hano hanze kuri social media, namwe nk'aba influencer, nk'abanyiri bitangazamakuru, namwe mubigiramo uruhare. Kubera ko niba umuntu aje avuga ati mfite umuceri wa Imena Gitero, uti umene, ejo azongera himba undi muceri kugira ngo nyine akomeze amenagura uwo muceri, niko mubyita abatwitsi. Hanyuma namena umuceri abona iryo 10, namena umuceri abona yo 20, nabona umuceri abona izo tarani, kuko nyine nibwo buzima bwe niko abayeho.
Jye rero ntabwo ndi rutwitse, jye siko mbayeho. Ni nayo mpamvu abantu babonye ibiganiro natanze ikiganiro kimwe kuri 3D niya muri amuvandimwe, nyuma ntiyashirwa, hanyuma nkora ibindi biganiro ku Mena TV show, n'ubu ariho nkiri gukorera. Jye niho ngomba kujya mwiyamira, ntabwo ngiye nzafata inzira ngo ngiye kujya gushakisha amafaranga ngo binyuze muri YouTube channel ngo cyangwa binyuze ngo no gutanga ibiganiro ngo kugira ngo ishimwe cyangwa bigende bite. Hanyuma rero ikimbabaza kikantera n'agahinda nuko ubwo buryo mushakamo umugati, ubwo buryo mushaka mumenamo umuceri, mwirengagiza ingaruka zishobora kuvuka nyuma yayo, mwirengagiza ibibazo murimo muteza bindi. Hanyuma ubu noneho nabonye undi nawe umushonji wa kabiri mugenzi wawe Noheli witwa ngo Mutoni. Uyu Mutoni rero ku bantu batamuzi afite YouTube channel yitwa Mutoni TV. Mbere yuko akora ibyo bijyanye no kugira YouTube channel, uyu mukobwa yabanje gukora uturimo tw'amaboko tworoheje. Yahoze ari umukozi wo mu rugo, babandi umuntu yakwita umuyaya. Ahoze ari umuyaya atekera abantu. Je rero ukuntu namumenye, nubwo yivugisha ngo twamenyaniye ngo ahantu, hanyuma ngo ngiye ngo ndongora ngo abagore ngo bari kumwe, ngo mufata ku ngufu, ngo hanyuma ngo arabyanga ngo ntiyampa kuko ngo yakoze ngo akumva nta kantu kariho. Ubwo abona arongoye mfite ikindi nabarongoje, cyangwa nabarongoje intoki, cyangwa marongoza umutwe. Uwo rero twamenyaniye muri urwo rugo, nubwo imvura iguye ariko ndagerageza mvuge cyane. Twamenyaniye muri urwo rugo, yakoragamo mu rugo, yari umuyaya, yakoraga mu rugo. Hanyuma rero njya gusura abo bantu, mpageze ndamusanga nk'umukozi wo mu rugo. Urabona rero ingo z'abantu b'abasirimu akenshi iyo uhageze barakubaza ngo turakwakiriza iki. Uwo muyaya rero, uwo mukozi wo mu rugo, uwo Mutoni nyine waje kwiyuburura akora channel, aragenda baramubwira ati umushyitsi icyayi. Noneho kwa kundi abantu baba bari kuganira, nyirabuja arambwira ati rero ati uyu mwana ati sinavuga ko ari umukozi wanjye wo mu rugo ko simuhemba, icyakora nubona akazi ugenda ahantu henshi muri ibyo bintu byawe byo kuyobora ubukwe, uri umuhemsi mwiza, nubona akazi runaka uzagire gute, uzambwire tumurangira akazi. Sinanabyitaho, ndavuga nzakubwira. Hanyuma rero akaba ari umuntu wari inshuti yanjye w'umudokiteri nashatse kuvuga haruguru kuko adakunda ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Yari afite icyo bita massage center, bino bakora icyo bita aromatherapy, physiotherapy, ibijyanye na massage urabizi. Ambwira ati rero ndashaka abantu mpugura, hanyuma abo bantu namara kubahugura nkagira gute, nkabaha akazi. Tangirira mbwani rero hari umwana mfite, nubwo ntazi imico ye ariko nabaza nyirabuja. Mbiganirije nyirabuja arambwira ati byaba ari byiza umwana avuye mu rugo akava aha akagira icyo agira gute, akagira icyo ageraho. Abantu bose rero banyanga ni abantu mba naragiriye neza, ni abantu mba narafashije, ni abantu mba narafashije kubona akazi, ni abantu mba naracumbikiye, ni abantu mba narereye imbuto nkababera imfura, nkabazana iwanjye, ariko bo barangiza ntibambere umugisha.
igihe wari ugezemo Mutoni TV, wari ugeze mu gihe cyiza cyo kuvuga ngo navuye mu buyaya, mva mu buraya, ubu noneho mbaye umugore ubyaye, urumva ndubatse, abantu bangiriye neza, reka nsubire inyuma nanjye agire gute mbagirire neza. Ariko icyo bitura ni ukuvuga ngo ndamena umuceri, ndamena umuceri. Umuntu w'umubyeyi nkawe ntabwo ibi bigukwiriye, ntabwo bikubereye na gato na busa. Ibi wakabaye wiharira Noheli w'imbobo utunzwe no kurya, kuko yagiye kuri YouTube, wenda mwumva yahimba script akayishyira hariya, wamutumira ukamuha ibyo 5, ukamuha ibyo 10, ukamuha ayo 20, ubuzima bukenderera ko nta shuri afite, nta epfo nta ruguru. Kurya kwe ni ukujya kuri cano, natajya kuri cano araburara, natajya kuri cano arabwirirwa. Ubu rero niba nta n'igihe cyo kuvuga, aragihimba akivuge. Ariko nkawe nk'umuntu nafashije ukiga ibintu bijyanye na massage, ukabimenya ukabikora neza, wari ukwiye kuba ushinga akantu kawe k'agaklinike kigenga gakora ibyo bintu bya massage cyangwa n'ibindi, cyangwa ukagira kandi karimo k'amaboko ukora, ariko ukava mu bujajwa, ukava mu butiku, ukava mu bugambo, ntibikubereye habe namba. Nyamukobwa rero ibintu aragiye arabyize, ibintu arabimenya, ibintu amaze kubyiga, amaze kubimenya, bamuha akazi. Bamuhaye akazi rero, buriya nibyo nyamunda kubwira abantu bavuga ngo gushaka gukira vuba no gukunda amafaranga cyane no kumva ushaka guhita utera imbere, sometimes hari igihe bitera ibindi bibazo. Mutoni TV uyu yirengagije ko avuye mu buyaya, Imana imugiriye neza, imuhaye akantu ko gukora, ngaho yagashyize ubwenge ku gihe, bavuga ati ngiye kugerageza nkore, nizamure, nkore, nteze imbere abana, mbishyurira amashuri meza, umuryango wanjye muzamure. Baramushuka, bamwe bajya hirya iyo mu mahanga mujya mubumva, rero bakubwira ko ari akazi bagiye kukurangira. Iyo rero nawe uri wa muntu ukundira ukunda udufaranga, ukunda gushiduka no gushamaduka, ni umuntu no mu buzima busanzwe w'ingare, wigize inzobere mu kuvuga, wigize umuntu w'umusesenguzi, wigize umuntu w'inararibonye, wigize mbese umuntu w'umuhanga cyane. Ariko mwaganira ku rundi ruhande ugasanga mu mutwe nta kirimo. Ariko abahanga barabivuze, abahanga baravuze ngo iyi ngunguru iri mu busa buri munsi irabomborana. Wowe uri nk'ingunguru iri mu busa, rero ugomba kubomborana, ukabombobokana, kubera ko mu mutwe nta kirimo. Baramushutse rero, kinjira muri uwo mwuga wo kujya agenda akajya mu cyumba akikora ibyo yikora, akohereza amafoto, bakamubwira bati tugiye kuguhuza n'imbwa live, hanyuma nurangiza kugura byumva nawe byabaga nyuma. Aba rero hakaba hari n'irindi tsinda ry'abandi bagenzi be bakora ibi bintu, babeshya ngo bakora ibintu ngo bya massage. Ariko bantu namwe muzi ibintu bibera muri za massage, uretse ya massage y'umuntu urwaye, ibi bindi ngo byitwa ngo bya relaxe, ubikora atari umwuga, ahubwo muri we icyo asanzwe ari uburaya bumwiberamo, ari byo bintu abamo, abo murabazi. Kugira ngo rero umenye ko ari ibyo yagiyemo, naje kongera guhura n'uwo mubyeyi, ndamubaza nese nyamukobwa byaba byaragenze bite? Niko kumpa amakuru yahasigaye akora. Ngezeyo kuri wa mudokiteri wanjye, nsanga ngo baramwirukanye kubera imabara n'ibibazo yateje ingo n'abagabo bazaga gukoresha massage. Ni wa muntu ubwiwe
uri addicted n'ikintu cyitwa ubuhehesi, addicted cyane. Ibyaberagaho n'ibyaberagamo muri ubwo buhehesi, ibyo mumbabarire simbivuze nonaha nzabivunda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Mutoni TV ndakwiyamye, umvane muri ako kayozo kawe, ndakwiyamye. Jya ushaka ibindi ukora, ushaka ibindi uvuga, ushaka ibindi ugenderamo, s'il vous plaît. Wowe n'uwo muhehesi wawe Noheli, ibyanyu ndabizi, ibyo mwirirwa muganira, ibyo ejo mwaganira, amafaranga wamuhaye. Noheli n'umwana mwiza, ntajya abika ibanga. Amafaranga wamuhaye yaraje, umva nkubwire, nta muntu atabibwiye. Icyiza rero gihari nuko abibwira bahindukira bakabimbwira, akambwira ngo umuntu witwa Mutoni TV yishyuye kugira ngo bamuhe ngo amakuru yanjye. Noheli nawe si ukujya arakudodera, hanyuma nawe ugenda uhimbahimba izindi nkuru, ariko icyo ugambiriye ni ukunshyira hasi, ngo ni ukundangiza, ngo ni ukungusha, ngo ni ukunyica nabi, ngo ni ukunyica urubozo ubinyujije kuri online, ngo ukandimburana n'umuryango wanjye, ngo ukansenyera urugo, ngo n'ubundi ngo ntabwo rwubatse, ngo n'ubundi Noheli yarusenye kare ngo nanjye ndarwisenyera. Wateguye nahimbahimba ibintu byo gutuma rero ngo ndimbura Imena TV show ikazima, hanyuma mugira inama Noheli umwereka ukuntu ngo mugomba kwiba n'iyicano nayo ikajya hasi. Mfite abantu nk'abane ngomba kwiyama, ariko mumbabarire mbanze mpere kuri Mutoni. Genda ukore sauna yawe, ujye Dubai, usambane n'izo njangwe, usambane n'izo mbeba, usambane n'izo mbwa, usambane n'abo bantu, ukore pornography kubyumva, ariko mbabarira umvane mu kanwa kawe rwose, ndakwinginze. Niba Noheli gupfubura yarakuryohereje, nimugende muganire ibyo gupfuburwa kwanyu, ariko jewe mundeke, mumpagarike, muncumbikishe, s'il vous plaît. Ibyo byo kugenda ukabogama ukajya ku ruhande ukagira gute, s'il vous plaît, rwose umbabarire. Genda ujya kuri Mutoni TV, hari inkuru nyinshi, hari debate nyinshi, hari topic nyinshi wavugaho, hari nyinshi wakoraho. Ushobora kuza ukamamaza massage yawe, cyangwa ukamamaza iyo sauna yawe n'ibindi, ariko kujya kuri channel ugiye kumvuga, s'il vous plaît, ndakwiyamye. Umugambi ufite ngo kundimbura, ngo kunshyira hasi, ngo channel yanjye kazima, ngo abanjye bakazima, amafaranga wishyuye ejo bundi ngo yo kugira ngo unyicishe, s'il vous plaît. Aho ubibwira bose barahindukira bakaza bakabimbwira. Ndishinganishije rwose, mbabarira unshyire hasi, mbabarira unshyire hasi. Abandi ndaza no kubavugaho. Murakoze kandi abari badukurikiye, Imana ibahe umugisha.